ni inkuru nziza hano. So waje dushakira nawe bakaza bakaturirimbira. Banaze gusoma ibitabo. Uragenda ukiye mu hoteli yindi makaraoke. None se wazabizanye ko byari kuki ibingibi wabishyize hano. None se ibyo bikoze ko abakoze. Ingi. Urashaka nza kugere mu bakire bangizi bange ubutangira unsebye. Urasebya wowe. None se ko ibyo wabanyeretse. Wagira nabara abakozi bacu none se wagiye bwira abakozi bacu ko babikora. Nindi bashinzwe. Baba tipe wabahaye cyo kunywa. Abagabo bari kurya. Usko nyine kubwira. Bari kurya n'ibisimba. Busko bakanura noneho. Barakanura gute? Yesu bateye ubwoba mana isinjwe. Sasa wowe urabona ufite papa wawe mwiza. Cyo kozana n'anyuma kwibwiza ni kuri wowe. Ufite papa wawe mwiza kabisa ko ngo nabandi bose ni beza pana. Nanjye yonza ko umuhungu ari kuzana. Hano hameze gutyo. Ubwire urafite papa wawe mwiza. None muranshika ngo njye kubareba. Urafite papa wawe mwiza ubwire ngo abantu bose ni beza pana. Papa nawe mwiza. Kuna fresh. Ubwiza namenye hano mvanye. Ni he? Kuri wowe. Amanaga ni mwiza cyane nawe. Sasa ugenda mu nzira wabwire mfite papa wange yitwa Tupote. Ibana mwiza kabisa. Ma fresh kila kitu mandi. Akuza oyuzagawanyeho anga kuko gusigaye umeze nk'umusaza kandi. Sasa ngenda gabanya gutya nawe nza kugurira ijeki upandishe nawe ube muremure. Kamba bwije. Babwire ubakange kanze. Mbiryo. Mbiryo. Umwana wa boss. Tana vundes waoneshe ukate ushwa. Ndio hivyo kabisa. Mungu. Fanya nini kweli? Fanya nini? Ketchup. Naramanutse maka ndasaba Muhammad, ndasaba Allah ngafashe ndagenda Yerusalemu Bethlehem ndavanga na Jesus ngamfashe biranga kweli. Papa. Tam. Fata agenda wandika mu ketchup na birabira bivuye hano bibiri wandike barozi amabandi gusa. Hari ketchup arabanga ndabona bose bameze kimwe. Abajura. Abana nibisambo. Nose dia muzitangiye iki wowe? Uwo ruzitanga ngangwe. Ngero tugende. Tam. Ubafate mu mutwe. Ubahige fasi yote ketchup number 1 na birabira bibiri number 2. Agukatagira umuntu kubona kandi ari umukire muri wakatsi. Eso ni so bujya mu ninja. Nawe baraho bakwita yininja. Oya nawe umwana wawe se abi ninja twe. Papa no. Sam. Tam, nakuja sasa hivi. Neza. Ubwo ntawe urimo hano. Ubwo byareje ko. Ubwo ntawe urimo hano. Basi mubitika buri yangiza kumwe iki kintu n'ikini. Urantege ibyo ngukwitegera. Reka nje tuzamuni. Genda uzanye. Zamuni. Genda uzanye. Ndashaka kuzana inkoni pole na. Mureke. Birakaza nizo nkoni zamuni zo mu gikoni. Gikoni zacika kujya soko. Nta nubwo. Zizane nyine. Umva, ntabwo ibi byose mbishaka. Ntabwo mfite n'amaboko kukwirwa ngukubita. Wajye muvugije kuri ubu ndagati bisambo bibiri. Nagiye utabibayemo. Ibyo ndikubwira byumvise. Umenye ko na Jesus yazize ubusa. Yego rero. Ntabwo mwavugishije. Ariko si ukuri kuri. Ukuri kurenza kugusaba imbabazi n'ukuri. Ibintu njya ngukora. Kare akambabarira. Ntabwo ibintu by'umwana. Undi hagati bisambo bibiri ko. Ntabwo ari ubwa mbere. Ubusubwa kangamwe ngwe mu bisambo bibiri. Kandi ngwe mara mu bisambo marangwamo. Subwa mbere duri. Ucunge neza ushobora kuba rwose ufite ikibazo. Ndimo ndatunganya amasahani. Ngenda ubusasa ahubwo neza ndaturiye. Wiki? Ngenda sasa ndaturiye. Ipenge nashaka kuzambura. Niki? Kurira wowe se? None. Mfitemo 2. Nge nawe? Nawe. Sasa. 2 Sasa.
Sase? Eh? Genda usase. Nta kintu ngiye kumushyiraho mwana. Ariko wambonye nk'umuntu mubi. Uzugu umeze nka Yuda urangurishije. N'ibintu twasangiye byose. Ibishye nasangiye nawe muhungu. Urame kuba. Wabona amaguru ya nijoro wamazagaho. Yagira ngo uri n'umwana mwiza. Ibyo byose uri kwitinza byose urasanga Mbese amaguru ni imico wacyohewe. Ukuntu useka yagira ngo umwana mwiza. Imana izaba. Imana izaba. Sebamenya n'umuto wamenye rwose. ejo bari yareha Ariko urambaza iki? Ntabwo uzi ko operation cyangwa muri usinga amagambo yabamenya. Pori nyaso sanga asumureba. Porumva yararahanga n'ubushongore bwiwe. N'ubwiyemezi bwa muhungu. keca bari yareha Urambabarire nawe nabo. Aya mafaranga se nayande noneho mana yanjye. Ariko amafaranga byanze bikunze abantu babaga muri ino nzu mbere nibo bayahazanye cyangwa bayataye. Kuko ndabizi muri urugo nta mafaranga adafite angana uko. Reka nsubireyo noneho nirize banyirukane. Nsohoke ngendewe. Ndajya kurebera aka gatoto. Uyu munsi ndakataka kuri bizu. Ndatangiye gushaka stili ryose. Yo nenda mukamufashe. Alhamdulillah mimi hii ni riziki yangu. Mana ile mimbwa ikayimenya n'amafungo. inkoni iri he imyenda yawe iri he Hapo na ina bikubwiye. Mbese ushaka amafaranga yanjye. Ashaka iki? Shaka amafaranga yanjye. Amafaranga wese ya. Amafaranga pariyera y'amayi warebaga. Uri kunyumva? Ako ndakubwiza ukuri. Uri umusazi, wanasazi. Ye ni Umusazi ko biri kubera yasaze. Ngisi ndakubikira, ndishakoshi yawe ndiko mbi. Sinigeze mvuga ko mbikira nshaka amafaranga yanjye ngo ujye gufata. Keto wasazi. Tekereza Uri neza. mubona ko nasaze. Umva wimenyera. Tekereza neza, tudapfa ubusa. Biju, amafaranga nahawe nta wundi muntu warebaga. Nshaka amafaranga yanjye nigendere ve muri uyu mwobo urimo imyaka nka 800. Nshaka amafaranga. Ubundi nyabubara nk'umunyabwenge. Nge nta mwanya mfite kukwiba. Nge ushaka amafaranga yawe aho yabitse, umpa amahoro. Ushobora kungabanya ahubwo bubici muri chipu ukamereza amafaranga yanjye. Umuntu w'umukobwa nkawe ariba. Ibihumbi 100 byakumarira iki? Ubwo se ntacyo bimarira muri asakureza iki. Nyine se nkayo mafaranga ujya kwiba wandavuranye Ntabwo nakwiba nawe urabizi. Wagoye amafaranga kwa turi kumwe, haganiye kunkubira yo ngaho. Uzivamo. Ndakubwiye ngo amafaranga pole yarayamaye hara mu cyumba. Ndayashaka. uvuze ngo nde Ndashaka Uvuze ngo amafaranga nde? pole yarayamaye. Ndayashaka. keca Polisi uvuze ngo nde Muri gahunda. Nta kuntu wose utangiye kwitwara amajwi ugiye gushyira abantu. Ntago ngutinza ariko ni vuba. None se urimo atwara ibintu biri ku munsi. Sinjya gukodesheje se. Ibintu by'amajwi isubiza ngo Ase wanyihangane n'ubundi ko twageze. Mose ubwo ubanye dusuzuma uko tuziranye se. Aya ntago ngutinza ahubwo tugire vuba. So, ni vuba vuba.
sister Karibu. umujama kabisa nzanye ahantu mbona ni ubundi bintu nk'ibi ngibi akenshi mba mbikeneye yewe mfite amafaranga mfite amafaranga ipusi itasimbuka urabona maze iminsi ndi mu kazi kagiye gatandukanye ahubwo wowe ibintu biba byoroshye Karibu tubahikize. nose ubundi muramikire makajuisi ubonye ko kose cyo kikiri kinini kankane ko fresh none se wishyurisha ikarita hano Nta kibazo. umva Pole yaraye hano nawe ukomeza kumva mwese kwishyura cecetse mbere yuko byose biba ibyo ntabwo bikureba ariko uru ni urugo rwanjye cyangwa amafaranga yanjye cyangwa se ngejwane namwe mubiboneka icyo umva amafaranga Mbabarira, bro mbabarira. Mbabarira. Nta mafaranga icyakuna twaye. umva twe twaranyweye ahantu henshi cyane turanywa ntumbone uku nguku ako benja utajya umbwira n'umusista urumva mubwire ukuntu ubwo yaba afite amafaranga menshi byatari sista aya mafaranga wowe ngiye mfite inote n'ipusi itasimbuka ushaka kunywaho akawe se oya we mwa kuri hingira oya ngarura tu ibiro bibazo sister toba moyo sister bye Uzagaruka. Abakiriya basize aka kantu kabora. Sano babaga bagendana gakinisha. Kanka biki bazaza kugafata tu. ndiwe namara kuza rero wakwigendera tukagira nigendera oya uretse yizimeje kanje no gusanga iwe ugasanga nta uriyo amujama ndamuza akunda kungora kambe nduka Hello mwana ndoza nabwo muranyumva nageze ndandi hafi wanyu fika kareba teza fresh Ora sambaye by'imihondo none ni imihondo no orange black na orange teza mo mwana fungura wanyaraje yicerije mara meje dewa ngomye negereze Nero sinagwaye yawe vuba ushatse nigende cireho mwana urambaye black na orange kabisa ndona wabishe kabisa Kandi ntaje gutura muri iyi misozi. Hakwanga ko inzoro uzikodeshwa make Wala urukodeshwa make turaza tukutukukiye hotel yo muri ebiti. Uri mufite n'ikintu bita garden. Harimo imbuto zose. Harimo imyembe, harimo ivoka, harimo bya amazu menshi. Amazu se? Nose ubwo muri Kigali ufite isambu udakodesha. Biba bigoye byataye. Mwana Benji ngende ubwo rero nari bitura tugiye kutatumanuka n'amaguru n'umujama anyanye kunyekana ngura style manize kunyanya no azima itabajama benshi cyane neko naragiye no kurara umujama witwa Maja w'inshuti yanjye ikintu cyawe unacyambara ukazarinda uva kuri ese nta ndi mukibonanye umva nta rusaku ushaka ashobora kubasora mwese mukajya kuvugira hasi Badashaka amafaranga yanjye nigendere ku neza bamenye ntabwo twamuhaje ukavuga ngo ntabwo ubizi umva ibyo byabaye byarangiye wikomeza niba byabase ufite icyo kibazo hano Pole yaraye hano yambaye amafaranga y'ibishora kugenda avuga ko yaraye hano kanimba bwira mushiki wa amafaranga nyimigendere ndakubwira nti ngiye kumushakana mubura usokana mubona usokana mwese mushaka byumvise Bijou ndashaka amafaranga ya skate wajya uba nk'umunyabwenge uretse ubugore igihe ugira muri wowe uranagiye nakwiba okay kangerageza kugira bayaguhaye ndashaka amafaranga yanjye
None nanga. Ngace. Utawinjira se? Karibu kapo. Hamye ngo yitwa ni Nadine ninde? Ni nguyu. Nana. Ni Nana. Oya. Ni Divine. Oh! Divine. Abantu benshi tunazanye twaba Divine. Karibu. Usanga uzo kweta wiseriva. Hanganye. Abundi kwinjiyemo. Abameze nka iwawe. Ewa. Ega mbega. Karibu twaba. Yarashakaga igakote kugira ngo agende ngale verify. Suit usually. Suit how would you like suit? And they want it to wear. Ngagenda we. Kagenda Kinyarwanda ntabwo nyimenyere. Mubwire. Aravuye hanze. wowe wansabiye amafaranga kabiri kangahe ese ubwo isi ko ari mu cyuma wankweto wowe urabona hari ikintu Bijou ushaka amafaranga yanjye ntabwo ushaka kunyisitaho imbere utazi ndashaka amafaranga yanjye wigisha intore rwa muzika kurusha wahamirije neza mwibura sinakwiba gusa yaba sinakwiba njye ntabwo Ketchup.